Ikiganiro menya iyo biva. Iki ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagikurikira kuri televiziyo Ukuri Kubu TV. Iki kiganiro ucyumva buri wa gatanu wa buri cyumweru, ukongera ugakomeza kugikurikira buri munsi uko ugiye kuri channel yacu yitwa Ukuri Kubu TV. Kubashimira mwebwe bakunzi b'Ukuri Kubu TV, mudahwema gukurikira ibiganiro bya televiziyo yanyu Ukuri Kubu TV. Uyu ni wa mwanya twariye ikiganiro menya iyo biva. Ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe mwagiteguriwe kandi muri kukigezwaho nanjye Eugene Kubwimana. Uyu munsi icyegeranyo cyacu turaza kureba ku kintu cyitwa umwambaro w'ikanzu yambarwa n'abanyamategeko bo mu Rwanda. Turamenya impamvu yawo, turamenya aho waturutse, tumenye n'impamvu bawambara usa nk'umukara, batambara umutuku cyangwa se ngo bambare umweru. Ndakeka ko hari bamwe muri mwebwe mujya mwicara mukabyibazaho, mukibaza impamvu bambara umukara batajya bahindura. Muri iki kiganiro rero muraza kubisobanukirwa aho muramenya impamvu yabyo. Reka tubareke mukurikirane ikiganiro, turaza kugaruka nyuma y'ikiganiro. Ushobora kuba utekereza nk'uko ntekereza cyangwa se ukaba wibaza nk'ibyo nibaza. Benshi nanjye ndimo bajya bibaza ku myambaro yambarwa n'abakozi bakora mu nzego zitandukanye nko mu bucamanza cyangwa se mu nsengero n'ahandi. Uyu munsi mu kiganiro menya iyo biva, mu magambo make ugiye kumenya aho umwambaro wambarwa n'abacamanza cyangwa se toge d'avocat cyangwa se corps d'adresse mu ndimi z'amahanga aho ukomoka. Iki kiganiro cyitwa menya iyo biva, wagiteguriwe kandi ugiye kukigezwaho nanjye Eugene Kubwimana. Buri muntu bitewe n'akazi akora agira imyenda runaka yambara. Abakora mu biro bambara imyenda y'ibiro itandukanye n'iyo gusohokana cyangwa se kurimba. Abunganizi mu mategeko n'abacamanza bo mu Rwanda bambara amakanzu y'umukara yitwa cour d'adresse mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se toge d'avocat mu gifaransa. Iyi kanzu ifite inkomoko mu iyobokamana. Hambere abambaraga aya makanzu bari abigisha iyobokamana rya gikristo cyangwa se iyobokamana rya gikristo, ikaba yari ifite ibipesu 33 bingana n'imyaka Yesu cyangwa se Yesu Kristo yamaze ku isi. Sabo gusa ko aya makanzu yaje kujya yambarwa n'abakozi b'ibwami bari bashinzwe inyandiko ndetse n'abanyamategeko. Bityo ibyo bipesu biza gukurwaho kuko byari bitagifite aho bihuriye n'iyobokamana. Kwambara iyi kanzu ni itegeko iyo umunyamategeko ari imbere y'urukiko cyangwa se mu gihe agiye kurahira ngo atangire akazi, cyangwa se umunyamategeko ashobora kuyambara mu gihe agiye gushyingurwa undi munyamategeko witabye Imana. Iyi kanzu ifite ibara ry'umukara ariko siko byahoze. Kera yagiraga amabara atandukanye bitewe n'ibihe ndetse n'aho umunyamategeko ayambaye agiye. Ibi byaje guhinduka mu kinyejana cya 17 ubwo umwami w'abami, umwami w'Ubufaransa Napoleon Bonaparte yategetse ko izajya aba ari umukara gusa. Ikindi mutari muzi kuri iyi kanzu, kera yari ndende cyane igenda ikurura inyuma, mbese nk'izi kanzu z'abageni igenda ikururuka inyuma y'uyambaye. Ababasha kubona abageni barabizi, aya makanzu agezweho agenda akururuka inyuma hafi kugera mu metero 3 cyangwa no hejuru yazo. Ibi bikaba byarerekanaga ubutware ku banyamategeko babaga baribwa, ariko kuri ubu iyi kanzu ntabwo ikigera ku maguru. Iki kikaba ari ikimenyetso cy'uko abakozi b'abanyamategeko batari hejuru yayo. Ibi kandi bisubirwaho na André Damier, umunyamategeko wayoboye ishyirahamwe ry'abanyamategeko mu Bufaransa, akaba bivuga mu gitabo yise Règle de la profession d'avocat. Yagize ati ikanzu abanyamategeko basa mu rukiko kandi ikerekana ko ubucamanza atari ubwo mu nyandiko gusa ahubwo butuma hatandukana icyiza n'ikibi. Iki kiganiro cyitwa menya iyo biva, jye wari uri kukikugezaho nitwa Eugene Kubwimana. Naho ubutaha. Turabashimiye mwebwe mwari mukomeje gukurikirana ikiganiro cyacu menya iyo biva. Nizere ko baje gusobanukirwa n'umwambaro w'ikanzu yambarwa n'abanyamategeko cyangwa se abavoka bo mu Rwanda. Mumenye impamvu bambara umukara, mumenye n'iyo byavuye. Turabashimiye.
Ikiganiro ni akagaruka, tubibutsa gukora subscribe, mugakora share, mugasangiza inshuti n'abavandimwe aho bari hirya no hino. Ikiganiro ni akagaruka, twongere duhure ubutaha. Murakoze.